Shalom bene data aho muri mwese. Iyi ni gahunda ya menya ukuri. Hano turi kuri channel y'ivugabutumwa. Bashuje kandi mbifuriza kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe yuko yabarinze nanjye kandinda. Ariko mbere yuko tuvuga ubutumwa reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana, ndagushimiye aka kanya wongeye kuduha kugira ngo tuvuge ubutumwa kuri iyi channel ya YouTube, kandi ndasengera aba bantu bose bakurikiranye kugira ngo Mwuka Wera ubayobore, ufungure amatwi yabo kugira ngo bumve ijambo. Nanjye ndagusaba kugira ngo unyuzuze Umwuka Wera kugira ngo afashe mvuge ubutumwa nshize amanga, imyuka yose yadutera ikatubuza kuvuga ubutumwa itsindwe mu izina rya Yesu. Mwuka Wera ngwino umfashe kandi ubane n'aba bantu bose bakurikiranye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu kandi bashimira yuko mwongeye kwitabira kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye uyu munsi. Tumaze iminsi rero tuvuga ubutumwa ku ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi Imana yahisemo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo inzitizi zibuza abantu kugera ku byasezeranijwe. Inzitizi ni kenshi tuba twifuza kugera ku byasezeranijwe. Imana yaradusezeranyije ibintu ikatubwira ngo izatugirira neza, izadufasha, izatugeza kuri ibi n'ibi, ariko twagera ahantu tugahura n'inzitizi zituma tutagera kuri ibyo bintu. Aha rero ijambo ry'Imana hari aho rivuga mu Baheburayo igice cya 12, baravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusoza rwose. Twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho. Ukuvuga ngo izo ni inzitizi ebyiri zatuma tutagera ku byasezeranijwe. Inzitizi ya mbere ni ibituremerera, biremerera imitima yacu bigatuma tutabona gutabara kw'Imana. Ibituremerera birimo agahinda gasaze, birimo kwiganyira, birimo ishyari, birimo gusharirwa k'umutima, birimo kutababarira. Ibyo byose iyo bigwiriye mu mutima bihinduka indiri y'abadayimoni, bituma hafungurwa inzugi z'umutima zikabwira abadayimoni karibu na Satani, bakaza bagatura muri uwo mutima bakawuremereza. Umutima ukaremera cyane, wamara kuremera ntube washobora gutekereza ibintu by'Imana. Imana idufashe itugirire neza. Umutima uremerewe ntushobora gusenga, umutima uremerewe ntushobora gutekereza ku bintu by'Imana, ntushobora kureba amasezerano y'Imana. Umutima uremerewe ugira gushidikanya, umutima uremerewe uhorana amaganya no kwiheba no kumva nta ejo hazaza hari, hanyuma amaganya akuzura umutima. Ariko ijambo ry'Imana nanone ikatwereka yuko mu Migani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose warinda, kuko niho iby'ubugingo bikomoka. Iyo umuntu atarinze umutima we neza, Satani yinjira muri uwo mutima akawuteza ku kababaro, akawuteza ku gahinda, akawuteza ibintu byose byo kwiheba. Ubwo Satani akaba yinjiye muri uwo mutima. Igisoza ni ikihe rero? Iyo umutima wuzuye uko kuremererwa, bituma Satani n'abadayimoni binjira, noneho bagakontorora uwo mutima, bakawuyobora. Noneho ugasanga umuntu yabaye imbata, yabaye imbohe ya Satani. Kandi iyo umuntu yabaye imbata y'ikintu ayoborwa n'icyo kintu. Iyo wabaye imbata ya Satani uyoborwa na Satani, kandi Satani ngo yazanywe no kwica no kurimbura. Iyo Satani rero yagiye mu mutima w'umwana w'umuntu, igikurikiraho ni uko amukoresha icyo ashatse. Dore ibintu Satani rero ashobora kugukoresha iyo amaze kujya mu mutima wawe n'abadayimoni. Bakuyobora mu bintu bibi, bakuyobora mu byaha, bakuyobora mu busambanyi, mu businzi, mu bwicanyi. Noneho ugasanga ibyo bintu byose byitwa kuremererwa. Kuri muri ibyo bintu nakubwiye byitwa kwigunga, agahinda gasaze, umujinya, ishyari. Iyo umutima uremerewe n'ibyo bintu
ikizakurikiraho ni uko ibyo bintu bizakurura abadayimoni bakinjira mu mutima wawe, noneho ahasigaye umuntu ugasanga arayoborwa n'ibyo bintu, arayoborwa na Satani. Aho Satani ari rero niho ubona ibyo bintu byo kuremererwa. Noneho igikurikiyeho ni uko kuremererwa nanone kubyara ikintu bita ibyaha. Bya byaha nanone umuntu buriya waremerewe, umuntu wagize agahinda, umuntu wagize kwiheba, umuntu wagize amashyari n'imijinya n'ibindi byose, hakunda kuvamo ibyaha. Umuntu ufite ishyari, umuntu ufite ikintu cyitwa urwangano n'ubushari, akenshi asoza yakoze icyaha cyitwa kwica. Turabibona hehe? Turabibona mu Itangiriro igice cya 4, aho tubona abavandimwe babiri, uwitwa Kayini na Abeli, bari abavandimwe ari babiri, barabyawe na Adamu na Eva. Ariko ikibabaje ni uko umwe yagiriye ishyari mugenzi we, hanyuma urumva ko yararemerewe umutima uremerewe urimo ishyari. Kandi hari ijambo ryatubwiye ngo twiyambure ibituremerera n'icyaha gishobora kutwizingiraho. Urumva ko Kayini ntabwo yigeze yiyambura icyo kintu cyari kimuremereye cyitwa ishyari. Rya shyari aricyo kintu kimuremereye umutima, kiza kubyara icyaha cyitwa kwica. Yica murumuna we Abeli. Turongera tukabona nanone mu Itangiriro igice cya 37, aho abavandimwe ba Yosefu nabo bari bamufitiye ishyari. Urumva ko nabo bari bafite icyo kintu cyitwa kuremererwa mu mutima, ariko bataremerewe n'ikindi, ahubwo bafite ikintu cyitwa urwango n'ishyari. Kubera yuko yajyaga babwira yuko azabahora icyo kintu cyitwa ishyari, kandi se ari we Yakobo yaramukundaga cyane. Noneho iryo shyari riravuka riza mu mitima yabo, baza kumugurisha, bamukorera ikintu kibi. Ni kenshi cyane yuko iyo umuntu atiyambiye ibintu bimuremereye umutima, bishobora gutuma ahinduka indiri ya Satani kugeza n'aho akora ibyaha byinshi. Uyu munsi wa none turimo guhangana n'icyorezo cyitwa COVID-19 gihangayikishije isi yose. Twagiye twumva yuko abana benshi uyu munsi wa none, cyane cyane abangavu, bitewe no kuba bari mu rugo iwabo batarasubiye ku mashuri, usanga bararambiwe kuguma mu rugo, ndetse bakagwa no mu bishuko by'ubusambanyi, bagatwara inda z'indaro. Iyo umuntu aremerewe cyane, atiyambuye ibimuremerera ngo ahange Uwiteka amaso, igihe kiragera bikamuviramo ikindi kintu cyitwa kwiyambura ubuzima, kwiyahura. Muri Petero wa mbere igice cya 5:7 haravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Yewe muntu uremerewe, yewe umuntu ubabaye, yewe umuntu wumva uremerewe n'ibibazo byakurenze, haracyari ibyiringiro yuko ibyo bibazo wabyikoreza Yesu Kristo, ibyo bibazo wabyikoreza Imana, ukajya mu masengesho ugasenga, ukavuga uti njyewe ibintu birananiye, ukayikoreza iyo mitwaro yawe yose, ndetse ukihana n'ibyaha byawe byose. Noneho Imana ikagutura iyo mitwaro iri mu mutima, kubera yuko nta mwana w'umuntu wagukemura icyo kibazo ufite, nta mwana w'umuntu wagukemura icyo kibazo kiri mu mutima uretse Imana yonyine. Imana idufashe, idutabare ngo muyikoreze imitwaro yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ndimo gusoza rero, hano twavuze ngo inzitizi zatuma umuntu atagera ku byasezeranijwe. Icya mbere ni ibyo bintu bituremereye imitima n'ibyaha. Kandi twasanze yuko iyo umuntu yiyujujemo ibintu bimuremereye, ntashake kubyiyambura, ntabiture Kristo Yesu kugira ngo abimukureho, bisoza byatumye akora n'ibyaha. Kandi umuntu wakoze ibyaha, icyaha ni kizira imbere y'Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni kizira ku Uwiteka. Ndasaba Imana kugira ngo twese twumve yuko amaganya yacu n'ibituremereye dukwiriye kubiha Uwiteka kugira ngo bidukureho. Ngiye gusenga, nsengera buri muntu wese kugira ngo wowe uremerewe n'ibyo bintu, waburiye igisubizo, ubifate ubishyikirize Umwami Yesu. Nawe niba hari ibyaha bikuremereye byatuma utagera ku masezerano yawe, uyu munsi ni uwo kwihana ukareka ibyo byaha kugira ngo Imana ikundi gutabara. Uwiteka Mana ishobora byose, nsengeye uyu muntu ufite ibimuremereye n'ibyaha byanze kumuvaho, ariko ibyo byose byahura bigatuma atagera ku masezerano yawe.
ndamusengeye kugira ngo muri aka kanya umuture iyo mitwaro imubuza kugira ngo atere imbere agere ku byasezeraniye. Urakoze yuko umuruhuye uyu munsi akaba umudendezo mu izina rya Yesu Kristo, amen.